Uraho neza nanone bakunzi ba L55 TV show, twongeye kugaruka kubagezaho akandi gace k'inkuru yacu, inkuru ya mama Ewana. Ibintu bigeze ahantu haryoshye, wowe kora subscribe, ukore share, comment no kubyumva nyine, ariko mbere na mbere kora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bizajye bikugeraho aka kanya. Hari n'ibindi none turi kubategurira birenze cyane, harimo movie meze neza cyane. Wowe kora subscribe kugira ngo n'ubutaha ikijya kihita kikugeraho aka kanya. Rero duherukana cyagiye kwa Eric na mama Nyambo, ndetse nako mama Watsabi, ndetse ari nawe mama wiwe bari mu rugo nyine, ariko abwira ati njye uriya mukobwa namukunze bitwaye iki se kumukunda. Ku rundi ruhande nanone kwa Nyambo ndetse no kwa mama wiwe nyine n'ababyeyi biwe, ari naho Jane asigaba, naho ibintu bikomeje kugorana cyane, ariko byibura Jane yabashije kumva Nyambo, yabashije kumwumva, ari kumwumva nyine kuko Nyambo yamusobanurira ukuntu bimeze. Ntabwo bimugiriye mu mizi byose ngo amubwire, ariko yamubwiye ko mama aramutse abuze mu rugo, mama we yagira ikibazo noneho gikomeye, yasubira muri bya bihe nyine yahozemo, aho ibintu bitari bimeze neza na gatoya. Ubwo rero twatangiriye muri ka kabari Jane noneho yageze mu kabari, ariko noneho yagezemo noneho ari kumwe n'inshuti ze zose nyine, urukumva kwa mama Nyambo, kwa mama Nsabi, bose baje nyine bamuherekeje. Urukumva nyine Juste nibwo bwa mbere wagiye mu kazi, noneho yababwiye ati muze njye kubereka ahantu noneho ibintu byanjye bibera, muze njye kubereka ukuntu noneho noza ibintu mbishyira ku murongo. Ati mwajyaga mumbona nyine nirirwa naje amanzwe nasaze nagize ute, ati noneho nanjye mbuze mbajyane mu isi yanjye ho gatoya, noneho murabizi ko mama wa Nsabi ni umuganga nyine, uri kumva yihorera mu bintu by'ubuganga, ndetse na Eric nawe ari kujya mu bintu by'ubuganga. Nsabi we nyine ntabwo turamenya aka kanya ikintu akora, nta nubwo turamenya iki, ariko icyo tuzi ko nuko yiga, arakiga we ntabwo aratangira gukora, ntabwo turamenya ikintu yiga nyine. Ndetse na Nyambo nuko nawe arakiga, ariko mama wa Nyambo we ni umu business woman we wikorera ku giti cye, same na papa wa Nyambo nyine ni abantu bari aho ngaho b'abakire bafite amafaranga akomeye cyane, ariko nyine baba businessman bo bikorera. Ubwo rero bogera babwiye ati noneho nanjye muze mbajyane mu isi yanjye. Ariko mu bantu baje papa wabo nyine, papa wa Nyambo niwe ntabwo yaje nyine, baramutegereje baravuga ati wenda ashobora kuza, kimwe nuko ataza kuko twabonye nyine we adashaka kwiyasosiya na Jane cyane. Nta kibazo, ubwo nyine yaza ataza, ibindi byo biramureba, twe ko twaje kuryoshya ntabwo bitureba twebwe. Ubwo rero Jane yaragiye abategurira ibyicaro nyine nk'abantu b'icyubahiro, noneho uri kumva n'abakiriya bari baherutse Jane kera, bari bamuherutse hashize hafi nk'imyaka nk'ibiri ndakeka, bari baherutse batamubona kuko bo bamuherukaga muri rya joro bamufatiyemo ku ngufu. Rya joro nyine ibintu byose byabayeho nabi kuri we. Rya joro n'ubundi yateganyaga ko buri buke bukongera bugacyaha, byari kuwa gatanu, buri buke ari kuwa gatandatu, ku cyumweru bakaza kuronshinga ya club yabo. Rero we hashize umwaka, manager yarabikoze nyine, manager wa kakabari, ariko ngubu nawe yasigaye ari boss. Ariko nubwo yaba boss ate, igitekerezo cyangwa main boss nyine ni Jane nyine, ariko manager we yaragiye arabikora neza mu gihe Jane atarahari, ibintu byagenze neza. Rero aka kanya byatumiye abantu nyine baje kwakira Jane nyine nk'umuntu w'umubosi nyine, umubossikazi waje mu gikorwa cyiwe nyine, mu nzu yiwe, muri club yiwe yamuritse nyine, barayimuritse ariko bayimuritse adahari nawe. Rero noneho aka kanya rero bongeye kumubona arigaragaje, haje abantu benshi, abari abakiriya biwe, abamukundaga nyine muri ka kabari, abamukundaga kimansura nyine, bose baje Ewana.
ubwo rero yafashe ijambo aravuga ati ewa nashimira buri muntu wese wabashije kugera hano, ariko mbere na mbere reka nshimire manager, kuko aha hantu yaza kuba adahari, yaza kuba atari hano, nyine ibintu biba bimeze nabi. Ndakeka nta kintu na kimwe, ngewe hashize igihe mutambona, ariko ndashimira manager wanjye ko yabikoze neza. Ati mumbabarire kuba ndi kumwita manager, atariko ntabwo ari manager, ntabwo akiri manager, hano ni boss nyine, n'umwunganizi nkanjye, ahubwo nyine nuko nari menyereye ko ari manager wanjye, naramwubahaga, nyine yari byose byanjye, nyine yari buri kimwe nyine. Ubu ngubu rero ni boss, nawe ni boss dufatanyije hano, ariko nyine ndamushimira kuko byibura aho ntari yarahabaye, kuko aka kanya kuba aka kanya club yacu igeze ahangaha, kuba nyine iri zina rihari, kuba nanjye ndi hano aka kanya, nabishimira nyine manager ko niwe wabikoze, kuko njye ntabwo nari mpari, nagize ibyago nyine ngira ibintu bituma mbura, ariko we yarabyirengagije aravuga ati atanazi naho ndi, atanazi n'ibyambayeho, yarabyirengagije aravuga ati n'ubundi ibintu biri ku murongo, reka mbikore, igihe cyose Jane azaza asanga ibintu bimeze neza biri ku murongo. Rero ndamushimira ko abisize ku murongo. Ati nanone ikindi kintu abandi bantu ndashimira imiryango yanjye yose uko iri hariya yicaye ari ibiri. Ndashimira mama Nyambo ku giti cye, ndashimira na mama Nsabi, bose bari hano, ndetse ndabashimira cyane. Ndashimira Nyambo, ndashimira nyogokuru wanjye ari na nyogokuru wa Nsabi, ndashimira ewana abantu bose bo muri uwo muryango, ndashimira n'uriya muhungu bita Eric nawe, ewana ndabashimira cyane, ndabashimira kuba mwaje kumba hafi, ndetse mwaje no kubana nanjye muri iki gikorwa. Akiri kuvuga gutyo ndetse na papa wa Nyambo nyine nawe ahita yinjira, ati none reka nongere nshimira uno mugabo uri kwinjira, uno mugabo niwe papa wanjye, niwe papa wa Nyambo. Ati nawe ndamushimira, nimumumpera amashyi rwose. Na papa Nyambo nyine nawe yaje arishimye, nyine ntacyo nyine ari guseka, nyine wenda nubwo nyine haba harimo ibindi bintu, ariko arabizi ko muri business nta bintu byo kubabara birimo, nta bintu byo kurakara, kuko ni umu businessman we, byanga binoga arabizi. Iyi nawe rero yatambutse aseka, nyine baratungurwa, baravuga ati bimeze bite? Mama Nyambo aravuga ati ntabwo papa nyine umu businessman, ntabwo nyine yazanamo ibintu byo kubabara, ntabwo yabishyiramo ibintu byo kubabara hano. Ati wenda ibiza biraza bikazira mu rugo, ariko hano ababizi ko agomba kwitwara, rero ntabwo yabitinyuka. Ubwo rero yaragiye aravuga ati rero ndabashimira abantu bose, kandi nanone ndashimira buri muntu wese waje hano, by'umwihariko nyine abakiriya banjye, abari abakiriya bacu muri ya club ya mbere handi twakoreraga, bakaba bakiri abakiriya bacu hano. N'ukuri kw'Imana ndabashimira. Ndetse ubwo ngubwo mu gihe bari kuvuga gutyo, na boss nawe wabakoreshaga mbere nawe yarinjiye aravuga ati nanone ndabona haje n'undi muntu, ati ndashimira uriya boss wadukoreshaga, ati yadukoreshaga neza kabisa, nta kintu twigeze tumuburana. Ati kandi murabona ko n'aka kanya wenda nubwo tutakiri abakozi biwe, ariko nawe yaje kuduteza imbere, yaje nyine ko gutaha nyine ikirori cyacu nyine. Ati murabona ko akidushyigikiye, aracyatuba hafi. Ati n'ukuri kw'Imana ndamushimira kuko ntago ari ibintu byoroshye kuba wakorera boss ukagera ubwo ugezeho nawe wikorera. Ati rero turabimushimira kuba nyine twaramukoreye, ariko mu byo twamukoreyemo byose tukageramo n'ubushobozi bwacu natwe bwo kuzikorera. Ati n'ukuri kw'Imana nawe ndamushimira nyine. Ubwo nawe yarinjiye arabasuhuza, aragenda asuhuza umuryango wiwe nyine. Noneho batugarura muri handi bicaye, baravuga ati mama kwaba mama Nsabi n'abantuza bose bicaye kuri table imwe. Haravuga noneho Eric aravuga ati ariko mama uramukubwa ngiye ndabona nta kibazo afite, nubwo mwajyaga muvuga ngo afite ikibazo, muri ikibazo afite ni iki? Noneho mama wiwe aramubwira ati uriya rero, ati nyine gutya physically nta kibazo afite, ameze neza, ari strong, ariko mentally nyine hari igihe bijya bigenda nabi, nyine ugasanga hajemo utubazo, ariko ntabwo bikiba cyane, ubundi byarabaga nyine. Ati n'ikimenyimenyi kumusanga kuri wa muhanda kuriya, ati nuko byari byongeye kuba, nuko nyine byari byongeye kuba. Eric aravuga ati ariko ibyo bintu biba ntabwo mba mbyumva, ni ibiki bihora biba nyine tu.
nyine mama aramubwira ati nyine afite ukuntu nyine afite niba ari PTSD niba ari iki ntabwo nzi ikibazo kiri mu bwonko bwiwe. Ujya ubona nyine akanya gato ukabona birajaguye aragiye ameze nk'umuntu w'umusazi, ariko akandi kanya bigakira. Ati ubwo rero ntabwo ari ibintu birenze cyane, hati ubwo ndumva ntabwo bigikomeye cyane, ari strong nyine ubu ngubu. Noneho Eric aravuga ati nta kibazo, ati nagira ngo wenda nzamufashe kuko nanjye nize ibintu byo mu mutwe, ati nagira ngo wenda niba hari ikibazo nzamufashe, ariko ndabona ari strong, ndabona afite confidence. Ati mama ni ukuri ko Imana uriya mukobwa n'ubundi ni iki cyatuma ntamukunda. Noneho mama we aramubwira ati uri seriye ibintu uvuga uri seriye. Eric aravuga ati why not, ngenda umujama nta girlfriend ngira nta kandi nawe ndakeka nawe twagize kumukunda, so umukobwa mwiza, umukobwa ugeze ubwo yishingira business nyine undi nta n'ibintu byinshi, ariko nyine ngenda ndikumva nta kibazo kirimo kumukunda. Baramubwira ati rero nta kibazo, ibyo ni ibyanyu, ibyo ni iby'abana batoye, njye ntabwo mbyivangamo. Ati wowe icyambere ni uko Jenny mufata nk'umwana wanjye kandi nawe uri umwana wanjye, rero nta kibazo kirimo kubanyu, wenda mwakundana nta kibazo kirimo. Noneho ise aravuga, ise wa Jenny aravuga ati nise, ariko nyine abantu ntimubyumve gutyo ngo nise ni umwana nyine bafashe barera nyine tu. Aravuga ati umuhungu wawe inkwano arazizana. Noneho mama Nyamba avuga ati ahubwo si byo byaje ryari, ibyo bintu muri kuvuga byaje ryari. Noneho na Nyamba aravuga ati ariko nanjye ntabwo ndi kumva ukuntu byaje, ibyo bintu ubundi bimaze igihe kingana. Noneho Nsaba aravuga ati nkahora n'iki ko umuhungu wacu yakunze umukobwa wanyu, ati ahubwo inkwano turazizana. Noneho ntuza Nsaba aravuga ati ahubwo se buriya ubundi se buriya inkwano zizajya kuri twebwe twatumye mumenyana, zizajya kuri mwebwe aka kanya mu mutunze, inkwano zizajya he? Noneho ubwo ngubwo nyine mama Nyamba aravuga ati kameme inkwano mugomba kuzizana iwacu, gusa nise twe tumurera, umukobwa ni uwacu aka kanya. Noneho nako Nsaba aravuga ati ariko nanone umukobwa ntimwibagirwe ko ari nyina mutoraguye ahantu cyane mama tukamujyana kwa muganga tugatuma munamenyana. Ati si ubwo ngubwo umukobwa ni uwandi muri twese nyine ni uwandi. Noneho Eric aravuga ati njye ntacyo nitayeho, nta nicyo wenda bitwaye aho inkwano zizajya hose, ngomba kuzishaka, zajya kwa mama, zajya kwa ndetse ariko nawe gusajya kwa mama kameme. Ati ubwo ngubwo twaba tubanye turi abavandimwe. Ati ubwo byanga binoga umukobwa n'uwo kwa n'uwiwanyu n'uwo kwa mama Nyambo. Ati nta n'ibindi bintu byinshi. Ati noneho ntuza papa wa Nyambara atako se uri seri, ibintu uri kuvuga uri seri. Ati ndabona wabigize seri. Noneho Eric aravuga ati ariko ngiye ndi seri pe. Noneho papa Nsaba aravuga none se Nyambara bizi. Noneho Eric aravuga ati oya ntabyo azi. Ati nta nubwo nshaka kumubwira, ntabwo nshaka bimenya. Ati ndashaka ko nyine bizaba ari ngiye mbimwibwiriye. Ati ntabwo nyine nari nafata decision ngo menye ngo bimeze gute, ariko ndashaka kubanza nkabyigaho nkareba niba bikwiye ko namukunda. Ati niba binakwiye ko twakundana. Ati kumukunda ni kimwe no gukundana n'ikindi. Ati ndashaka kubanza kureba nyine niba bikwiye. Ati nimara kubona ko nyine wenda bikwiye, ntacyo bitwaye nakundana nawe. Hari icyo bitwaye se mu gihe bari kuvuga gutyo, ariko ubwo Jane ari kuza ariko ntago bamubonye. Noneho ubwo Nyambara avuga ati ariko ntago ngiye ndi kubyumva aka kanya se uje ubonye Nyambo mu minsi ingana, kubonye Jane mu minsi ngaho wise umukunda gutyo gusa gutyo wise umukunda. Eric aravuga ati mukunda nta kibazo bitwaye, nta kintu bitwaye, nyine ni ya first sight nyine nibwo nyimubona mise mukunda. Ati riga ni umukobwa mwiza ari presentable, nyine ubona ko
ari hard working nyine, n'umuntu nyine ubona nta kibazo kiwe. Njye natunguwe n'ukuntu yavugaga nyine ngashaka kujya mu kazi ibiki byose, wenda mwimwe navuga ko arwaye, ati ibyo ngibyo nyine byatumye mba attractive kuri we, kandi nyine ni n'umukobwa mwiza physically ameze neza, byo nyine n'ukuntu abavuga ijambo urabona ko ni umuntu uri confidence ukuntu, ati wenda ntabwo nyine nanamubwira nubwo wenda nanateganya kubimubwira aka kanya kuko mfite byinshi byo kubanza kwigaho, ati n'impamvu wenda mwe mubizi nyine nuko n'ubundi stili mwe muri umuryango wanjye na mbere hose ari papa Nyambo, ari mama Nyambo, ari Nyambo, ari n'ababyeyi banjye aka kanya, ati mwese mbafata nk'abavandimwe banjye, ati ubwo rero nako bamwe mbafata nk'abavandimwe banjye abandi bafata nk'ababyeyi banjye, ati nta kintu nabahisha pe, nta kintu nabahisha, kandi murabizi ko twebwe kuba tuba hariya hanze tuba turi straight, nta bintu byo kujya guca hirya no hino. Mu gihe bari kuvuga gutyo rero Nyambo nako Jenny yaraje aravuga ati bimeze bite, ati numvisha muri kuvuga ku bintu by'abantu bakundana, Derike se afite umukobwa ashaka kuza kutugezaho ngo tuzamwakire. Noneho mama wa Erika itamuga ari nawe mama Ansaba aravuga ati ntago tubizi nyine, twumvaga ariko bituganirizaho niba mufite muri Amerika, ati ntago tubizi. Noneho Erika aravuga ati yarata ntawe nyine, nuko nyine ahubwo bari kumbaza impamvu nta girlfriend igira, ati nandi kubabwira ko nyine bitihutirwa aka kanya. Noneho Jenny aravuga ati ahubwo se wamugani guta umuntu nkawe, umuntu w'umusore nkawe atagira girlfriend, ati ni ibintu by'igisebe, ati ahubwo ukwiye kumushaka. Ubwo rero Nyambo yagiye kuvuga ati ukwiye kumushaka se suwa, agiye kuvuga nyine ameze nk'agiye kuvuga ko hari nyine ahita amureba ikijisho. Jenny nawe ahita avuga ati ngo uvuze ngo, nubwo rero naho agace kacu k'uyu munsi karangiriye, naho ubutaha ese Jenny araza gukundana na Nyambo, ese nako na Eric mumbabarire, ese Eric araza kumubwiza ukuri, ese biraza kurangira gute? Reka dukomeze dukurikirane agace k'ubutaha, murakoze.